Turabasuhuje kandi tubifurije ibihe byiza mwese abakurikiye gahunda za Trust TV Rwanda. Uyu mwanya rero tugiye kubagezaho ibijyanye n'ibihembo by'Inganji Awards. Ni Inganji Performing Arts Awards 2020. Ibihembo bitegurwa na Talents Care, Performing Arts, Media and Films, bafatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye harimo MNI, harimo Federation yitwa Rwanda Performing Arts, hakabamo kandi ihuriro ry'abakora ubuhanzi bwa comedy, Rwanda Comedy Club. Abo n'abafatanyabikorwa, ariko igikorwa nyirizina kikaba gitegurwa ndetse kigashyirwa mu bikorwa na company yitwa Talents Care. Tubabwire ko ni Inganji Awards itanga ibihembo ku byiciro bitandukanye by'ubuhanzi bitatu. Ni ibyiciro bitatu by'ingenzi bavuga, harimo icyiciro cya Performing Arts, aho dusangamo ikinamico, comedy, modern dance, traditional dance, poetry cyangwa se mu rurimi rw'ikinyarwanda ni ikinamico, ni urwenya, ni ubusizi, imbyino gakondo za kinyarwanda n'imbyino zigezweho cyangwa iza benshi bita imbyino za kizungu. Hanyuma muri uyu mwaka rero 2020 habonetse abanominizi benshi, abanominizi mu byiciro bitandukanye, ndetse gahunda yo gutanga amajwi binyujijwe ku mbuga nkoranyambaga byatangiye ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11 birangira ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12. Hitezwe ko ibi bihembo cyangwa se abahize abandi bazahita bahembwa ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12. Nyuma amatora arahagarara, ndetse abari basa nk'abari imbere bo barahari, barazwi, bagaragaje ko bakunzwe. Abafana babo barabigaragaje, barabashyigikira, babatera imbaraga mu bitugu, koko barabyerekana ndetse baranatorwa. Tubabwire ko mu byiciro bitandukanye, nk'icyiciro cy'abakora urwenya comedy, mu bagabo waje imbere ni Niyitegeka Gracie uzwi nka Papa Sava. Hanyuma mu cyiciro cy'abakobwa cyangwa se abagore, waje imbere yitwa Sugira Florence. Uyu nguyu uzwi ku izina rya Fofo. Aba ni abakomedi basanzwe bakora komedi zo gukina, ba acting comedians, nacyo cyiciro bari barimo. Hanyuma kandi mu cyiciro kijyanye n'ikinamico, mu bagabo bakina ikinamico zo kuri radiyo, waje imbere ni uwitwa Mukeshabatware Dismas, uzwi nka Rutaganira, zakurikiwe n'uwitwa Tuyishime Jadofisi wari wanayoboye urutonde igihe kinini, ariko ku munsi wa nyuma bikaza guhinduka. Hanyuma kandi mu cyiciro cy'ikinamico, ku bijyanye n'ababarizwa mu cyiciro cy'abagore, nyine ni uwaje imbere yitwa azwi muri Museke Weya, mu ikinamico Museke Weya nka Maribori, aho yaje higitse uwitwa ukina mu ikinamico runana yitwa Agnes. Niwe basaga nkaho bageretse cyane mu majwi, ariko Maribori aza kumutambukaho aza imbere. Hanyuma mu cyiciro cy'ababyinnyi, ababyina imbyino zigezweho, hari uwitwa Ndori Yannick, uyu nguyu niwe waje imbere. Hanyuma mu cyiciro cy'ababyinnyi nyine n'ubundi, ariko mu bagore, waje imbere azwi cyane muri showbiz nyarwanda nka Fofo Dancer, niwe waje uyoboye abandi. Hanyuma mu busizi, Gasizi Kasinza nawe aza yanikiriye abandi, ari imbere cyane ku majwi menshi. Aba bose batowe mu byiciro bitandukanye, ni abazahabwa ibihembo cyangwa se
abahize abandi mu kugaragaza ko bakunzwe. Ibyo bihembo nibyo bazahabwa, ariko nanone nk'uko tubisobanurirwa n'abategura ibi bihembo by'Inganji Awards, ni uko ntabwo kuvuga ko atwaye igikombe cy'umukinnyi ukunzwe cyane kurusha abandi bimubuza amahirwe yo kugira ikindi gikombe yatwara, mu gihe abagize akanama nkemurampaka babonye ko no mu byiciro bindi cyangwa se hakurikijwe ibihangano yakoze, uko yitwaye, hari amanota menshi afite, cyane ko amanota uko abarwa ni 60%. 60% azatangwa n'abagize akanama nkemurampaka, noneho amajwi y'abatoye binyuze ku mbuga nkoranyambaga abarwe kuri 40%. Nuko bimeze, nuko byageze ku itariki 10 bihagaze. Ubu rero ikigezweho ni iki? Ikigezweho ni ugutanga ibihembo. Umunsi w'itariki abantu benshi bari bategereje wakomwe mu nkokora n'ibyemezo ndetse na gahunda nshya zo gukumira icyorezo cya coronavirus COVID-19 byabanje gusohoka, ariko akaza ari amabwiriza agenga ibitaramo, imyidagaduro n'ibindi byose bijyanye n'ibihuza abantu bagamije kwidagadura, aho bavugaga ko buri muntu ugura itike, amatike agurirwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, hanyuma ariko abazitabira igitaramo cyangwa se abazitabira ibikorwa runaka bisaba guhura, gutyo bakabanza kwipimisha ndetse bakagaragaza icyemezo cy'uko nta bwandu bwa coronavirus bafite, icyemezo bahawe n'umuganga. Bihita biba inzitizi ku bantu benshi bagombaga kwitabira icyo gikorwa, ndetse uhereye ku banominees, abafana, abakunzi babo, usanga bitangiye kuba ikibazo mu gihe hakibazwa ikiri buze gukorwa, hategurwa kugira ngo barebe niba hari abantu bakwipimisha cyangwa se bapimishwa, icyo gikorwa kibashe kubaho. Hahita hasohoka ibindi byemezo, izindi ngamba nshya. Ngira ngo abenshi mwabonye amasaha aragabanuka, kuko uko byari biteguye mbere, ko twabisobanuriwe nuko gahunda zo gutanga ibihembo zari gutangira saa 12 z'umugoroba, maze zikageza ku 2 z'umugoroba, kugira ngo hasigareho amasaha 2 abantu bari bukoreshe mu nzira bataha, kuko kuva mu nzira, kuva mu muhanda byari kugeza saa 4 icyo gihe. Ngira ngo kuri ubu ngubu murabizi ko byamaze guhinduka, ubu ni ukugeza saa 3, ndetse mu minsi iri imbere nk'uko mwabibonye nanone biraza gusubira kuri saa 2, biraza kuba saa 2 aho kuba saa 3 na saa 4. Hanyuma gahunda yo gutanga ibihembo yari iteganijwe kubera muri Hilltop Hotel i Remera, ndetse byinshi mu bikenerwa byari bimaze kujya ku murongo, byatunganijwe. Igisigaye ari umunsi nyirizina w'itariki 18 z'ukwezi kwa 12, itariki zibura iminsi 3 yonyine, biba birahindutse itariki 18, ndetse n'uburyo bwo gutanga ibihembo nabwo bwamaze gusa n'ubuhinduka, kuko babitegura tuvugana batubwiraga ko ubu ngubu icyo bari gukora nta gihindutse, n'ubundi ibihembo biratangwa muri uku kwezi kwa 12, ariko kandi byose bikorwe hubahirizwa ingamba zigamije kurinda no kwirinda ikwirakwizwa rya COVID-19. Bavuga bati ntaba ari nge cyangwa wowe uba intandaro yo gukwirakwiza ubwandu bwa COVID-19, ntaba ari nge cyangwa wowe uba intandaro. Ngira ngo iki ni ikintu kireba buri muntu wese, waba uri umuhanzi, waba uri umuyobozi, waba uri umuhinzi, waba uri umukinnyi. Ngira ngo murabizi ko no muri siporo byamaze guhagarara, shampiyona y'u Rwanda yarahagaritswe. Ubwo rero
mu rwego rwo kwirinda uko gukwirakwiza COVID-19 hariho gahunda bateganya yo gutanga ibihembo mu bundi buryo. Gutanga ibihembo mu bundi buryo aho abatsinze birumvikana bazatangazwa ndetse babimenyeshwe, hanyuma nibamara kubimenyeshwa hashakishwa uburyo bagezwaho na bimwe mu bihembo bibateganirijwe cyangwa se bateganyirijwe, ariko hatabayeho guhura, kugira ngo za gahunda zikomeze kubahirizwa. Gahunda n'ingamba zo kurwanya COVID-19 zikomeze kubahirizwa. Hanyuma tuganira n'abayobozi b'Inganji Awards, bakaba batubwiye ko iki gikorwa nta gihindutse ku wa gatanu ku itariki 18 umunsi wari uteganijwe gutangwaho ibihembo, nibwo bazatangaza igihe nyirizina cyo bazatangiraho ibihembo n'uburyo bazabitanga, ari nawo munsi bazatangarizaho igihe bazatangaza abatsinze, ndetse uko babivuga baratanga icyizere cy'uko bitari burenze itariki 20. Bamwe baravuga itariki 20, iyo ugerageje kuganira na bamwe mu bari imbere, itariki 20 z'ukwezi kwa 12, abandi ukumva itariki 24 z'ukwezi kwa 12, abandi ukumva itariki 27 z'ukwezi kwa 12, ariko byose ngira ngo bizarara bimenyekanye ku wa gatanu ku itariki 18, aho bizatangazwa umunsi nyirizina abatsinze mu byiciro byose hagendewe ku majwi cyangwa se amanota yatanzwe n'abagize akanama nkemurampaka batangaje cyangwa se batanze bitewe n'ibikorwa umuhanzi uri muri iyi gahunda. Nari mbyise irushanwa, ariko uko bivugwa ntabwo ari irushanwa, ahubwo ni ibihembo bitangwa hashingiwe ku bakoze ibikorwa by'indashyikirwa, abahize abandi, hanyuma bikaba ari byo bizagenderwaho. Ubwo turategereza ku wa gatanu ku itariki 18, dutegereze ko batumenyesha umunsi nyirizina abatsinze bazamenyekaniraho. Hanyuma ubwo ikindi twababwira ni uko hari ibihembo bitandukanye bizatangwa uretse iby'abahize abandi mu majwi cyangwa se abakunzwe cyane kurusha abandi, harimo nk'igikombe kizahabwa umukinnyi w'umwaka, umukinnyi w'umugabo wahize abandi mu gukina ikinamico zo kuri radiyo, wahize abandi mu gukina ikinamico zo mu ruhame, ndetse no mu icyo cyiciro cy'ikinamico n'ubundi hakabaho guhemba umwanditsi wabaye umwanditsi wahize abandi, umwanditsi wa bya bihangano bakina. Hakabaho kandi muri icyo cyiciro n'ubundi umugore wahize abandi wo kuri radiyo, ndetse n'umugore wahize abandi w'ikinamico nkinirwaruhame, ariko bimeze no mu bindi byiciro. Umunyarwenya w'umwaka, umunyarwenya, ubwo ni ukuvuga umugore n'umugabo. Hanyuma kandi hakabaho no gutanga ibihembo bitandukanye bindi, nko mu mbyino aho hazagaragara ndetse hazatoranwa itorero ry'abakuru ryahize ayandi, hanyuma kandi n'itorero ry'abana. Muri iki cyiciro aba bana bitwa ingemwe z'umuco, ni abana bakiri bato rwose, ariko bafite uburyo bakora ubuhanzi cyangwa se uburyo babyina imbyino gakondo za Kinyarwanda. Barazitozwa, bafite amatorero y'abana babarizwamo, ariko no mu cyiciro cy'ababyina imbyino zigezweho hazaboneka umubyinnyi
wahize abandi, umubyinnyi w'umugabo n'umubyinnyi w'umugore. Bikaba bimeze gutyo. Ubwo twese icyo twakora, icyo twababwira ni ugutegereza kuwa gatanu ku itariki 18 umunsi uzajya kurangira nk'uko babivuga batumenyesheje itariki ndetse n'umunsi bazatangarizaho abahize abandi ndetse n'abagomba guhembwa mu byiciro byose, no mu cyiciro cy'abasizi aho hazahembwa umusizi w'umwaka ku mukobwa n'umuhungu, ndetse n'umusizi ukunzwe kurusha abandi ku mugore n'umugabo. Ubwo iyo tuvuze umugore n'umugabo nuko aba ari abantu babarizwa muri icyo cyiciro, ni male and female. Aho nibwo ntabwo tuvuga ngo umukobwa ni iki, umugabo, ubwo abahungu bose baba barimo, kandi n'abakobwa wavuga abagore, ubwo abakobwa bose bakaba bari muri icyo cyiciro. Ngayo nguko ibijyanye n'ibihembo by'Inganji Awards uyu mwaka w'2020 bibaye ku nshuro ya mbere, bigakubitana n'ikibazo gikomeye cyane cya COVID-19, ariko atari bo bigeraho gusa, kuko ntabwo iki cyorezo cyaje kireba umuntu umwe, kirareba buri wese mu byiciro byinshi bitandukanye. Kiragenda kigira ibibazo giteza, gusa wenda icyiza gihari ni uko abangaba bo mu cyiciro muri izi gahunda z'Inganji Awards bo nta kibazo cyane gihari, kuko ibikorwa byo mu matora byabaye hakoreshejwe ikoranabuhanga, ndetse hakaba hari n'uburyo bwinshi nanone bwakoreshwa mu gutangaza abatsinze, ndetse no gushaka uburyo bazagezwaho ibihembo byabo. Habayeho n'ubundi kubahiriza amahame, amabwiriza ndetse na gahunda zose zigamije kwirinda corona virusi. Aho muri hose rero, inshuti zacu, bakunzi bacu mudukurikira, abatuye mu Rwanda n'abatuye hanze y'igihugu cy'u Rwanda, tubabwire tuti mukomeze mugire ibihe byiza, mugire ubuzima buzira umuze, mwirinda corona virusi, mwirinda kwandura, mwirinda kwanduzanya. Hanyuma tubabwira tuti ntaba ari wowe uba intandaro yo gukwirakwiza corona virusi. Ntihagire uwandura biguturutseho, ndetse ntihagire uwandura binturutseho. Twese dusenyere umugozi umwe, dufatane urunana, turwanye iki cyorezo cya corona virusi COVID-19. Twese dushyize hamwe, abishyize hamwe Imana irabasanga. Niko mu Kinyarwanda baca umugani, bivuze ko nitwishyira hamwe n'ubundi tugafatanya, iki cyorezo tuzagitsinda tukagihashya burundu. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza, naho ubutaha.